nta kindi kiganiro yazanaga ngo Nyandayisenga ntituzabana ngo abeza ngo barahari ngo barankeneye ngo nzazana umukobwa mwiza. Umugabo yajyaga avuga ngo azamwica ku buryo cy'inge negeze kujya kumufasha mu murima, arangije aramubwira ngo Nyirandayisenga iyi suka ngo uyifate uyikomeze ngo impera n'imperuka ngo niyo izakwica, ngo imvune ngo yayo ngo uzayumva nujya kubyara, ngo nujya kugisa ngo uzasunika umwana uzayumva, ngo kandi nuramuka ugiye no muri onapo uzapfa uzabora. Ndamubwira ati Dodi, ayo magambo mbwiye ndi muramukazi wiwe mu maso yanjye ticyakora ntubuze kimwe urambabaje, ngo impera n'imperuka ngo uyu ntago tuzabana ngo nzamwica, ngo kandi ngazibeshye ngo yongera abyara undi mwana, ngo bariya babiri nabo ngo nibo nzagwira nkabyukira, ngo kandi ngo nimfa ngo cyangwa agapfa ngo nibo tuzasigira imitungo 2,900,000. Noneho umugore aramubwira ati se wanguriye igitenge? Ngo ngewe ngo Dodi ngo mwene Nyabagabo ngo sinshobora ngo na rimwe ngo Nyandayisenga ngo hamutunze nk'umutwa, ngo ngiye ngo nta kintu na kimwe ngomba kumugurira. Nkamubwira ati koko papa Ariye urankomerekeje bigeze aho ngaho ndi muramukazi we, ticyakora ntacyo urakoze. Ejo bundi rero nkazigurishije mama Ariye aravuga ati ngewe ntago nshobora gusubira mu gihuru. Aho muherereye hose ndabaramukije, kandi wowe umeze neza ni byiza, wowe utameze neza ndagukomeza. Mu isi niko bimera, ejo birakunda ejo bundi bikanga, mu isi niko bigenda. Uyu munsi turi mu ntara y'Uburengerazuba, aho twagiye mu karere ka Rusizi, tukaba duherereye mu murenge wa Nkungu, akagari ka Mataba, umudugudu wa Muhora. Ari kuvugwa inkuru y'incamugongo y'umugabo witwa Jean Dodier wiciye umugore we witwa Chantal, ngo ariko ubusanzwe bari babanye mu makimbirane. Ese aya makimbirane bari babayemo niyo yaganishije ku rupfu? Ese niki cyishe nyuma y'uko umugore yamaze gupfa umugabo akagenda? Ese uyu mugabo akimara kugenda yafashwe? Ese uyu mugabo yasobanuye iki ku bijyanye n'uru rupfu? Ese uyu mugabo koko niwe wamwishe? Kandi twihanganishe umuryango wa Chantal wabuze umwana wabo Chantal, mwihangane mukomere, mu isi niko bimera, twese turabashyitsi ariko mukomere. Reka ntabatindiye turebe uko byagenze, reka twiyumvire. Dede yahoraga mutuka amubwira ko azamwica, nta munsi n'umwe yamuhaga amahoro, ariko muri no minsi bari bameranye nabi kubera inka yagurishije. Mukuru wanjye amubwira ko atazongera kwahera nta kindi yamuguriye. Guhera uwo munsi yajyaga kwahera bishatse. Dede yahoraga bivuga njye hari umunsi na murumuna we nuko atabivuga ko turi gusoromana intogi ngenda n'abatukana bagati, kandi ubu nge nabasiga turi mu murima turi baratongana, baguma batongana ngo ni inda ibiki n'ibiki, aguma mutukagura cyane ngo azamwica amaherezo. Si ubwa mbere yabivugaga, abantu bose bahagaze hano cyeka ko batabivuga, bose bazi ibyiwe. Nta muntu uhagaze hano kereka nimba atari wo mu mudugudu wa Gikombe na Muhora, bose bazi ibyiwe. Ngo yamwisha muhoye iki? Bari bamaze iminsi batumvikana kubera inka ye yagurishije, ariko umubwira ati ntago naguma nahirira inka nta kindi wambaye. Nibyo bintu bari gupfa hanini, ariko umubwira ati njye sinzajya kwahira, yajyaga kwahira bishaka. Buri munsi bahoraga batongana, ntago bavuganaga neza. N'ejo bundi nari ndi kumutotera ibishyimbo umva bari gusubiranamo, ntago bavuganaga neza. Muri make umugabo yagurishije inka ntiyagira icyo azana mu rugo. Nuko sinzi ikintu yamusabye nk'abantu babana mu rugo arakimwima. Yagurishije inka za 2,000,000 kandi yahiriraga inka cyane, abantu bari hano bose barabizi. Yavaga kwahira saa 2 za nijoro, saa 3 avuye mu gihugu, nta kintu yamuherezaga. Muri no minsi abana ntiyabaguriraga imyenda, no ikintu bashobora kuba barapfuye hanini ni ibitoki. Yashara amubwira ati reka njye kugura abana imyenda, arangije aramubwira ati ibitoki ntabwo ugurira abana imyenda, wowe ntuzi kure imyenda uyazane nyenzigirayo. Arangije amafaranga ntiyajya kuyagurira abana imyenda. Abantu bari hano bose barabizi. 2,900,000. Noneho umugore aramubwira ati se wanguriye igitenge? Ku buryo njye nahoranaga nananza hano nkabwira papa Ariye, nkabwira ati papa Ariye, abagore mu rugo ikintu dukorera kugira twemere ko twakoze kari uko abagabo batugurira igitenge cyangwa izo nkweto mukatwambikira n'abana. Ati koko mu by'ukuri papa Ariye, kugira ubashe umugore yahire hafi yahirira inka za 1,000,000 koko ntumugure n'igitenge ubitegwa n'iki? Ngo ngewe ngo Dodi ngo mwene Nyabagabo ngo sinshobora ngo na rimwe ngo Nyandayisenga ngo hamutunze nk'umutwa, ngo ngiye ngo nta kintu na kimwe ngomba kumugurira. Nkamubwira ati koko papa Ariye urankomerekeje bigeze aho ngaho ndi muramukazi we, ticyakora ntacyo urakoze. Ejo bundi rero nkazigurishije mama Ariye aravuga ati ngewe ntago nshobora gusubira mu gihuru. Ati mu gihe cyose umugabo amafaranga sinzi ahantu ayabika, nubwo aba yazigurishije aragenda akayabika, simenya aho abitse aho ariho. Ati yarangiza akagenda akora buri kimwe cyose atanambwiye ati nayakoresheje iki ngiki. Ati namubwira ati se mama Ariye wamubwiye basi ko mufite ibitoki, akaguha ibitoki bibiri ukagenda ukabigurisha ukaguramo icyo ukeneye.
arangije umugabo aravuga ngo ngiye ngo nkimuha ngo amafaranga yanjye ngo nawe ugomba gushyira ku mufuka ngo nkanajya neza ngo kuko ngo impera n'imperuka ngo Nyirandayise ngo we ngo ntago tuzabana, akabisubiramo ngo kandi amaherezo nzakwica. Yabivuze amaturu menshi, usibye ko wenda hari n'abaraha batabivuga, ariko buri muntu wese waganiraga na Dodiye nta kindi kiganiro yazanaga ngo Nyandayisenga ni umutwa ntituzabana ngo abeza ngo barahari ngo barankeneye ngo nzazana umukobwa mwiza. Kugera n'iyi saha iyi ngiyi ejo ubwo ngubwo ngewe numvishe ntunguwe cyane no kumva ngo Nyandayisenga yarayapfuye. Nta kindi kintu yamuzijije. Nyandayisenga mu rugo yakoraga nk'umugore, nta kindi kintu yamuhoye, ni uko yashoboraga kumubaza ati se kugira ngo nahirire inka ube wazigurisha ntunyereke amafaranga ikintu amaze, ntube wanguriramo n'agatenge, impamvu ni iyi. Ubwo rero nta kindi kintu baba bapfuye kindi n'icyo ngicyo, yari yarasinye ko azamwica, nyine umugamba ugezeho. Cyakora namwe muri nk'ubuyobozi Dodiye mu mugenerero umukwiriye. Yahoraga avuga ngo ngewe ngo uyu Nyandayisenga ngo ni nk'umutwa ntunze ngo nta kigenda ngo ngewe ngo ubundi ngo amaherezo nzamwica. Ku buryo cyari n'igihe ngewe ari umugabo, ku buryo ngewe nigeze kujya kumufasha mu murima. Umugabo yajyaga avuga ngo azamwica, ku buryo ngewe nigeze kujya kumufasha mu murima, arangije aramubwira ngo Nyirandayise ngo iyi suka ngo uyifate uyikomeze ngo impera n'imperuka ngo niyo izakwica, ngo imvune ngo yayo ngo uzayumva nujya kubyara, ngo nujya kugisa ngo uzasunika umwana uzayumva, ngo kandi nuramuka ugiye no muri Onapo uzapfa uzabora. Ndamubwira ati Dodi, ayo magambo mbwiye ndi muramukazi wiwe mu maso yanjye ticyakora ntubuze kimwe urambabaje, ngo impera n'imperuka ngo uyu ntago tuzabana ngo nzamwica, ngo kandi ngo azibeshye ngo yongera abyara undi mwana, ngo bariya babiri nabo ngo nibo nzagwira nkabyukira, ngo kandi ngo nimpfa ngo cyangwa agapfa ngo nibo tuzasigira imitungo. Ibyo bindi abantu bari kubeshya nibareke kubeshya, ntago bari babanye neza. Dodi yari yavuze ko azamwica, umugambi nyine awugezeho hafi nyine ahantu dutuye. Noneho tujyanye mu ishyirahamwe turagenda nyine mu gitondo pe, tugezeyo dukora inama turataha. Tumaze gutaha kubera ko ni na muramukazi wanjye, arambwira ati ngewe ngiye guca kwa kaka, ati ngiye kureba ko mama ariyo bampe ku gasuka, ati ngende gushaka, ntago nshaka kongera kubona na Dodiye mu maso, ati kuko ntago tumeranye neza, ati ngiye kujya gutebura ahantu nzatera ibishyimbo. Ndamubwira ati ntari bigenda ndaza kugaruka kugusura. Arangije yaragiye, cyakora mvuye mva mu rugo nka saa 9 mperekeje uyu murumuna we. Ndagenda mu gihe mugejeje hirya ndaza n'ubundi nka saa 10 musanga hano ari guhura amashaza, turaganira. Nasanze n'umugabo yamwirije inyuma y'urugi n'abana atabagaburiye. Ndamubwira ati se nkawe iyo ugirana n'ikibazo n'umugabo abana ukabubiriza uba uri gutekereza ngo iki? Arangije rero birangira ngiye nitahiye musiga gutyo, ariko hari n'abari kuvuga ko ejo saa 9 z'umugoroba bamubonye ku muhanda yikoreye ubwatsi ari kumwe n'umugabo. Namuje Mariya. Inkuru rero wayimenye ryari? Yewe inkuru nyimenye nko mu masaa 4 umuntu ampamagaye ndi mu mugezi, arambwira uti se wamenye ibyabaye ku muturanyi wawe? Nanjye ati ntabwo nabimenye, ndi mwene nyoko dore yapfuye umugabo yarayamwishe. Nanjye ati se yamwishe gute? Twebwe baduhamagaye batubwira ko umuntu yamwishe ari mu gikoni. Namubwira ati cyo kora ubwo none bafite uburyo bagwanye, kuko ejo nta ntambara negeze mpumva, kuko ejo nimugoroba hose uwo mudamu niho yari akiva Kamembe, numva rero guhamagara n'umwana iwanje. Ndamubwira ati umwana yagiye gutashya ntabwo yagarutse hano. Nza kubona mu kamwanya umudamu azamutse hariya ari kujya mu nzira yo ku muhanda, ahita ko aragaruka pe ajya mu rugo. Guhera isaha izo ngizo nta nkomyi nageze numva, nta nduri nageze numva hariya mu rugo, mbega naryamye numva nta kibazo gihari. Iyo nkuru maze no kuyumva nabyibajije ati se ko mbere bagwanaga nkabimenya n'ubwo byagenze ute? Nyine mbita mvuga ko bizenda buriya yaba yaraje amugirira nabi batabanje no gukora intambara nk'iyo bakoraga, byakira gutyo nyine naho nta bindi nzi by'ejo. Ari basanzwe babana mu makimbirane? Byohe babanye mu makimbirane kugeza n'ubwo umugabo avuga ko umugore asambana ngo ari byo bapfa. Ko twabireba tukabona uwo mugore atabona umwanya wo kujya gusambana n'imirimo ahoramo, tubona ari kwa kundi ko kwanga umugore mu rugo akaza amushinja gusambanya no kumubeshyera. Bakaza bahora muri ibyo bizakomera nyine, baza no kugira ndetse baranaburana bajya mu manza kubera kugenda beshyira umuntu w'umugabo ngo n'umutware no kumubeshyira. Bamera nyine nk'abaye nk'abika nyine, noneho bari kugendana neza. Niyo mpamvu nibajije ukuntu ibintu nyine byaje byo kugira ngo amwice. Bari babyaranye kangahe? 2. Urebye uwo mugabo we ari umugabo n'umugore, ubona uwahambariraga undi ari inde? Iyo ubona ari umugabo pe, kuko ntiyemera ibyo umugore akora. Ubona ari umugabo uhambarira umugore. Umugabo usanzwe ugira amahane?
akari umunyamahane ndabona ni umunyamahane. Amakuru y'uko uwo muvandimwe wawe ngo yigize ashaka kwiyaka ubuzima yo ateye ate? N'ubundi igihe barashwanye nyine yihasa ibikombe. Uwo munyakwigendera byagenze ute rero? Ni kuriya nyine bari babanye bakomeza bashwana umugore aza kuvuga ati ngiye kugira ngo ume gutya unyica urupfu rumeze gutya reka nihese nikombe mpe n'ubundi nkuve mu maso. Ari nyakwigendera. Bari bapfuye he none iki ako kanya? Ni izo ntambara zabo nyine uko umugabo ataha agatangira ashorashomba umugore ngo ujya kwahira nk'abakaye ukajya gusambana. Iyo mugore nyine nawe agira ubukana. Avuga uti ngiye yatekereje imirimo mba ndi gukora ndi kwahira ariko uvuge ngo ngiye ndi gusambana. Atekereje nyine uko ababayeho mu rugo nyine amera nk'aho shitani mushutse yihasira ikombe. Andi makuru ko nta bworoherane bwabaga hagati yabo bombi ngo nta n'umwe wumvaga uruhande rw'undi buri wese yumvaga ko ari we munyakuri. Yo muyazi gute nk'abaturanyi? Nyine buriya reka nkwereke umugabo ashobora kuvuga ibye ukumva yararenganye, umugore nawe yavuga ibye ukumva umugore yararenganye, ariko wabireba hanze ugasanga byenda umugabo nawe ntashobora korohera umugore kuko umugore watekereza ibyo akora yatekereza n'ibintu umugabo amushinja agakuraho kugira agahinda nyine ariko byenda bose bajya gusumirana bajya kurwana. Ariko nta kindi kintu nabanzi ku mugore. Ese waba wabashije kugera aho umurambo wa nyakwigendera waba uri? Kora nahagaze hanze nyine ndarungura. Twagatera Cecile. Bamenye ryari ibi byabereye? Nyina bimenye mu gitondo. Bamenye iki? Ko uyu mugabo yarayishe umugore. Amakimbirane se yarasanzwe? Yabayeho bakaza batongana. Wenda n'imiryango yabo ikaza ikabihosha. Ndetse na papa we akashaka kubinyuramo. Ariko umuhungu we akashaka kumureba nabi. Bapfaga iki se mwe mwabyumva? Bwa mbere umugore we yihaye sinikombe. Amaze kuyiha ngo bijya ku kagari. Akora basanga atayinyoye. Noneho biza kubaho bagarura ubwiyunge bombi we n'umugore. Bakaza bahira nta rusaku twumva batanajyojyana. Nanjye nahanyura njya kwahira ikanga nta kibazo bafite. Baraye bakoze rero nta n'umwe wigeze ubimenya turi abaturanyi. Nyuma y'uko biyunze bakongera bakaba bazima nta n'intonganya nta na kamwe bapfuye. Nta kunamenya n'ukuri. Aya makimbirane agira mu gupfa umuntu akaba yakwica undi nk'abantu bakuru mubona umuti wa yaruwe. Umugabo yagiraga amafaranga rwose. Yagiraga amafaranga ariko kubera kutamenya ibiri mu rugo rw'undi ariko mu miyoborere yabo yamubwira umwe agashyikiriza undi igitsure uri umuturanyi ugahita witambukira kubera ko ibyabo utamenya ibyo ari byo. Turi kuvuga tuti mwebwe mubona ibintu by'amakimbirane umuti wabyo mu muryango runaka ari uwuhe ku buryo abantu batakwicara? Nyine kumvikana kwabo abantu bari mu rugo ari babiri nta n'umwana urimo ukuze ntawamenya ibanga ryabo bari bicayeho. Twebwe twagiye gusenga mu gitondo nta kintu twigeze twumva ko mu masaa moya, ariko abaturanyi duturanye ngiye kubera ko nazindutse nkubura kandi nkubita mu muhanda hepfo ngiye nabonye umuturanyi baturanye araza aransubiza ati mwaramutse, ndavuga ati yego nta nkuru yambwiye yura mubyeyi ko yapfuye. Ariko ngewe ejo nimugoroba nari ndi ku muhanda mbona uwo mugabo ameze nk'umuntu wamwe ku kayoga, ariko najyaga mbona nta nzoga akunda kunywa. Ariko umugore nza kumubona kubera ko umugore twakundaga kuvugana cyane mbona yarakaye ariko sinamuvugisha noneho. Ariko hakaba hari indi ntambara y'amakimbirane y'umugore n'umugabo bari gushaka kwicana ku mpana. Ngewe kubera ko ntinyi ntambara hara ku muhanda ku isite. Naje gufata inzira ngewe ndahunga nigendera hirya kugira ngo ntebe ukuntu umugabo yica umugore. Nge ndiye ariko nyuma yaho nyine umugore yakomezaga ashotora umugabo n'umugabo akamushotora bari kugana. Ariko ntago ari ngo ntago ari umubyeyi wapfuye. Ubwo rero ngewe nasohotse mu kiriziya numva abantu bambwira tukimara kugera ku muryango ati Dode yisha umugore. Ubwo nanjye byambere inshobera amahanga, ariko umugore we bagiraga amakimbirane kuko yigeze yihana sinikombe. Twebwe tuhagera turi abambere, umugabo atambutse munsi y'wanjye ambwira ati noneho Ndayisenga yihaye siniko yiyahuye.
Ndayisenga yitwaga Ndayisenga. Ati mbwira umugabo njyewe ndi nyamara n'ubwo si ruvuga ngo umugore wawe yiyahuye nawe ntabwo bigusiga ubuhoro. Arambwira ati ivyo biramureba nitwe ninjye wahageze bwa mbere n'abandi bantu twari turi kumwe twaje dusanga umugore araryamye ameze nk'uwapfuye cyakoze tumukoze tukumva ari guhumeka na sinikumva imunukaho. Umugore twaramufashe twirukanga tujya gushaka amata turamuhereje bahita ko bamuheka bamujyana kwa muganga cyakoze nta minsi ibiri yamaze kwa muganga yamaze mu munsi umwe arakira arataha. Uwo mugore rero twakundaga kuganira akambwira ati njye umugabo wanjye turatongana ariko tugasubizanya ariko nza kumubwira nti gusubizanya n'umugabo mu rugo ntago ari byiza kuko umugabo ashobora kugira umujinya akaba yanakukubita cyangwa akakwica. Tewe mbabarira ugereka kumusubiza amagambo wowe uzi umwihorera ati nanjye kubera kumvunika mu rugo nkabona murika ndi jyenyine umugabo atamfasha kandagika imirimo ndashoboye ati nanjye nkayihambira ati natekereza n'ukuntu ari kuntonganya ati kumva ko tugomba gusubizanya. Ndamwigisha nambwa ati ndibiho rwose njye ntamusubije ntabwo byakora. Ubwo rero uwo mubyeyi tubonye yapfuye natwe byatangaje cyane nanatubabaza cyane burundu. Muravuga iki? Ndavuga ndi inahangaha kenshi amakimbirane araba ababyeyi cyangwa wenda abagabo tukagenda tukabibika mu muntu ze mu nzu umugabo akagutonganya cyangwa akagutuka cyangwa akubwira amagambo menshi cyane ukaba wabyihorera akavuga ati wenda ni inzoga aba yanyweye twebwe tujye tarige tuvuga ngo ni inzoga ariko tukabona ari na kamere kuko umuntu yahora anywa inzoga buri gihe asanga umugore yahiye yakoze imirimo yose yo mu rugo umuntu umugabo akakuraza ku ijoro tukabona atari ngombwa kandi ubu ni ngo nyinshi cyane n'ahangaha haba amakimbirane. Kuko uvuga abagore mwebwe nta makosa mugira? Abagore se abagore natwe tuyaragira sinahakana ko abagore tutagira amakosa ariko hari igihe n'umugabo ari guhambara kuko abantu mu mudugudu baba tureba uko tugenda dutambuka nimba ari we munyamakosa abantu mu mudugudu baba bakubona bakabatendura umugore abangamiye umugabo mu kintu runaka cyangwa niba umuraza ku ijoro cyangwa wenda natwe abagore tugira amakosa ariko njye mbona amakosa y'inahangaha kenshi ubona abagore benshi bavunika bavunwa n'abagabo babo. Aya makimbirane agera ku rupfu mwe mubona umuti wa yaruwe umuti se kugira ngo birangire mubane mu mahoro gusa njye mbona bitarangiye kire kumwe atandukanye n'undi nta makimbirane yashira kuko ubona nyine benshi ari amakimbirane bahuraho kandi abuyobozi bukahagera bukabigisha cyangwa umwe akawukana akajya iwabo akongera akagaruka yamara kugaruka n'ubundi ukabona amakimbirane ntarangiye. Umwe akavuga ati wenda kubera ko mfite abana hari igihe banga kuvuga ati reka ngende abana batazandagara ariko hari bagiye bafata umwanzuro tugiye duturanye bagiye bafata inzira bakigendera nk'iwabo abana bakabajyana. Mwebwe rero nyuma y'uko Dodi yahitanye umugore we cyangwa bikeka ko amwishe kuko nta rwego rwari rwabihamya ko ari we wamwishe nubwo yatorotse mubona nk'urubanza rwacibwa gute? Kubera ko ngiye nkunda gukurikirana radiyo cyane kumva abagabo ngo bagiye bica abagore ngiye nkumva biranambabaje cyane hanyuma nkagerageza kubwira n'abaturanyi ati ngiye numvishe ku makuru bavuga ko umugabo yishe umugore ariko biriya bintu ntibyari bikwiriye ariko ngiye navuga nti wenda leta hari igihe cyageze kibaho hakaba nk'inyigisho z'ingo zitabanye neza bikageraho bakagenda bakajya babafata bakabigisha wenda hari igihe umuntu abavuga ati mwagoramiye undi ku cyagoramiraga undi wenda leta yimwigishije hari igihe avuga ati reka nikosore ngiye nicyo mbona gishoboka. Igihe bya mbere urujijo twari turi mu kiliziya mbo padiri dusomera misa irangiye cyokora indamukanya yabayeho ku muryango wa kiliziya n'indamukanya uvuga ati Mukadodi umugabo aramwishe mbo kuri fone nabanje guhamagarwa n'umugabo wanjye aturihe atende kuri paruwasi ati Mukadodi umugabo aramwishe mbo nanjye nyine gukurikirana amakuru mbaza basohotse mbere baravuga ati yapfuye byarangiye ikintu nakoze naye nihutiye kuhagera ndahageze bimbere inshobera amahanga umuntu yapfuye ubona yarapfuye mbega banza yarapfuye ejo kubona umuntu nyine yarangije no kumukara mbega urupfu rwa mwene wacu turatubabaje twabuze n'icyo kuvuga. Ni Dodi se koko wamwishe? Ku byasa kose ni Dodi kuko yapfiriye mu nzu ye kuko mu gikoni hari ibiryo mu gikoni yaratangiye guteka harimo isafuriya irimo ibishyimbo hari n'agaceri yaratangiye kugosora mu gikoni ko byasa kose bishoboke kuba baratangiye kurwanira mu gikoni noneho igikoni gifite imiryango ibiri noneho akamuhunga akajya mu gikoni cya kabiri kuko twasanze yicaye ku bisharashaza bihari mbo uko yamukubise twabonye hajyana kumuniga kuko yapfuye asamba gutya yicaye gutya ameze gutya n'utwatsi turi mu ntoki namwe murahagera rwose umuntu ameze nk'uwanitse. None Dodi bari Dodi twumva ko yacitse ariko akimara gucika amakuru twumvishe
umuyobozi w'umurenge avugiye haravuga ko bamufasha ariko yakiba mwari muduhamagariye byibura nagere umurenge saracyahari umurenge ari hariya nimutubwirire uwo muyobozi w'umurenge atuzanire uwo mugabo byibura agere no ku rupfu rw'umugore kuko nta muntu wamukoraho umugabo adahari. ribu se ntirahagera ribu ntabwo iraza twebwe ikintu tubisabira nk'ubuyobozi niba bishoboka uwo Dodiye nibamuzane agere ku ntumbi y'umugore we byibura namwe abasobanurira ati ngiye cyabinteye n'iki ko natwe ubu twabuze icyo kuvuga. Murakoze. ndakubwira aya makimbirane ari guhitana abantu mu ngo ubona atari ikibazo gikomeye hakorwa iki? aho ikibazo kiri urareba nk'uwo mugabo babashingiye ku ngufu umugabo atabishaka. njye natangajwe n'uko umugore yageze ku kagari umugabo twaba afite igote gutya ngo agiye gushyingirwa ku ngufu bari no kumwirukaho avuga ati ngewe nubwo dushyingirwanye singushaka ariko nzakwica. umugabo navuga ngo nzakwica n'ubuyobozi bukabyumva ngewe mugambwe nkazanyica ntabwo namuguma iruhande. mwebwe rero murifuza iki Dodiye akorerwa iki? twebwe turifuza ko Dodiye mwamutuzanira tukamubonaho byibura nawe akareba ku murambo w'umugore we bakanamutegeka kugira ibyo yamukorera nimba ari ukumukura aho yaguye kuko nta wundi uza kuhamukura uretse Dodiye. zibura nawe akavuga impamvu yamuteye kwica umugore urwo rupfu ni rute. amakimbirane yo mu ngo mubona umuti wayo ari uwuhe muri rusange? umuti wayo twabona hanze aha hari ingo zifitanye ibibazo burya ikibazo kiba kiri mu ngo abayobozi batakizi n'abayobozi bagiye mu by'ingo ibyo bapfa ntibabivuga akanya ntibamenye ikirimo umutima w'umuntu. ngewe mbona ikibazo cyakemuka niba umugabo avuze ati sinshaka umugore ubuyobozi buze burebe uko bubigenza baze bahambirana abantu badashakana. hari inkuru izindutse y'incamugongo ivuga muri uyu murenge muyoboye mu by'ukuri iyi nkuru imeze ite? uwitabye Imana ninde? ukekwaho ninde? murakoze. ahagana mu masaha 3 n'igice bishyira saa 4 z'igitondo nibwo twamenye inkuru y'incamugongo y'uko mudamu witwa Nyirandayisenga Chantal mu mudugudu wa Muhora akagari ka Mataba mu murenge wa Nkungu yitabye Imana urupfu rutunguranye bikekwa ko ari uwo bashakanye waba yamwivuganye. aho tugere rero ahabereye ibyo byago cyangwa mu mahano twasanze umugabo w'umugore yacitse. ubu ngubu akaba yarakiri gushakishwa ariko mu makuru make tukaba tumaze kubona nuko yafatiwe mu murenge wa Bugarama. tubimenya rero abana nibo baduhaye amakuru. abana babyutse kuko umwana wabo mukuru afite imyaka 7 asanga inzu yose irakingiranye. urumva ise yamaze gukora umuhano arakingirana abana aracika. akana gakuru rero gafasha akana gatoya banyura mu idirishya bajya mu gikoni basanga nyina yapfuye bajya kubibwira kwa nyirakuru ubyara nyina. kwa nyirakuru ubyara nyina rero bakimura kubimenya nuko natwe inkuru twayimenye twihutira rero kuhagera dusanga ukekaho icyaha yacitse. dukomeza kubaza abaturage twasanze urugo rwe rusanzwe rubanye nabi mu makimbirane akabije. amakimbirane baba bamaze igihe ariko akaba ari amakimbirane ashingiye ku micungire y'umutungo na cyane ko ni urugo rwari rwifashije bari bakiri bato kandi bagakora bakiteza imbere ariko ibyo bungutse ntibabyumvikaneho. ikindi ni uko uyu mugabo n'ubundi yari asanzwe abangamira umugore mu bibazo twigeze tubona n'ubundi n'ibirebana n'umutungo. umugabo yagurishaga nk'amatungo ntabwire umugore amafaranga aho ari ariko harashize nk'amezi 6 abaturage batubwira ko nta nduru bari barutse kumva batunguwe no kubona iri bara ryabaye. hari abavuga ko uyu mubyeyi yari yagerageje no kwiyahura mbere akihasa imikombe ariko Imana igakinga ukuboko ubundi umugabo ngo aheruka kujya gusezerana ariko ku ngufu. ayo makimbirane kuki muyamenya mbere ntimutandukanye aba bantu kugera aho bicana? murakoze. twebwe buriya nk'umwanditsi irangamimerere ngiye ntabwo ntandukanye abantu ahubwo ndabahuza. habayeho kampanye cyangwa se ubukangurambaga bwo kwigisha imiryango ibana mu bidasezeranye. nabo bari barimo bariga bahabwa inyigisho turabasezeranya. iby'uko yari yarihaye uburozi hashize igihe ntabwo nzi amakimbirane bagiranye atuma umugore yiha uburozi ariko nimba ari wanabwihaye cyangwa ari umugabo wamuhaye kugeza n'ubu ntibyari byamenyekana. ikibazo cyagiye mu butabera ariko ubutabera nyine bwakoze ibyo bugomba bushingiye ku bimenyetso byari bihari ariko hashize igihe. gusa umuryango warubanye nabi ubundi bakabana neza ubundi bakabana nabi ariko
ubu ngubu ntabwo uhatira umuntu gutandukana, ni umutimanama w'umuntu, ariko tukaba tugira inama n'abaturage ko nta mpamvu n'imwe yo kwihambira ku muntu ubona ko yaza kugira nabi, kuko itegeko ryemerera umuntu rwose gutandukana uburyo bwemewe n'amategeko, batanga ikirego bagatandukana hashingiye ku makimbirane mu gihe ubona ari amakimbirane aganisha ku rupfu. ubutumwa rero mugenera abantu b'inkungu ni ubuhe? Reka mpere ku ngo zibanye nabi, abagore n'abagabo bashakanye babanye mu makimbirane, itegeko rwose rirahari. Niba ubona ko uwo mwashakanye bishoboka ko yaza kugira nabi kugira ngo kwambura ubuzima, ni ukugana urukiko rukabatandukanya, buri wese akajya ukwe n'undi akajya ukwe, icyo gihe amahoro araboneka. Ikindi cya kabiri, ku ngo zibanye nabi n'ubundi turakangurira abaturage aho babona ko hazavamo urupfu cyangwa se irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose, kujya babitumenyesha mbere y'igihe kugira ngo dukumire icyaha mbere y'uko kiba. Hanyuma rero ndanakangurira n'abaturage gukomeza gutanga amakuru, kugira batanga amakuru ku gihe y'ahantu hashobora kuba habera ihohoterwa ndetse n'uwakoze ibyaha, kugira ngo tuze dufatanya dufate uwo wakoze ishyano kugira ngo agezwe ku butabera. Turanashimira rero n'ubundi muri rusange abaturage b'umurenge wa Nkungu batumenyesha hakiri kare, tugahanahana amakuru kugeza ubwo wakoze ibyaha afashwe, ariko bibe n'isomo no ku bandi basigaye. Tugana ubuyobozi bafite ibibazo, dufatanye tubikemure, aho tubona ko gukemuka ku bana bidashoboka, abantu bagana inkiko batandukana, ariko buri wese agira ubuzima bwe n'undi agira ubuzima bwe. Mu masaa 4, mu masaa 3 n'igice asanga saa 4, iyi nkuru yari nsanze ku rusengero iri ya ruguru mu Kigurwe, kuko natwe twazamutse tujya mu rusengero ariko ntitwari twabimenye. mwamenye ko habaye iki? Twamenye ko uyu muhungu wanjye witwa Dodiye ko yishe umugore. muzi amakimbirane se yari asanzwe ahari? Mu by'ukuri aba bana mbere ni abana banjye, mbere bagishakana bakunze kugirana utuntu tw'amakimbirane, ariko tukatujamo turi umuryango tukatworoshya. Noneho bishatse kunanirana tukiyambaza n'abayobozi b'umudugudu ndetse n'abayobozi b'akagari, noneho icyo kibazo bakakijyamo. Ariko ubu ngubu rwose bari impororo, nta kintu baherukaga cy'amakimbirane, nta kintu baherukaga kugirana. Ntabwo namenya aho ibi byaturutse. muze ntabwo wamenya aho byaturutse, ariko umuhungu wawe yahise agenda, urumva tutakekorewe wamuhitanye? Uko mubikeka, nk'uko mwumvisha inkuru, natwe niko dukeka, kuko nta kindi wahamya cyatumye ahunga. mwebwe rero mu amakimbirane akunda kubaho mu ngo, si mu rugo rw'umuhungu wawe n'ahandi hose, mubona umuti w'amakimbirane nk'aho ukuze ari uwuhe? Umuti w'amakimbirane ni uko nyine abantu batangiye gukimbirana twabagira inama, tugahagarara tukabagira inama, byaba ngombwa tukifashisha n'ubuyobozi, wenda ubuyobozi akaba ari bo bufata umwanzuro kuri icyo kibazo. ni iyihe nama rero wagira abantu bakiri bato muze nkawe muri rusange, kugira ngo basaze nkawe batanduranyije? Abantu bakiri bato nyine umuntu yabagira inama yo gusangira duke bafite no kumvikana, amahoro akagwira. izina witwa nde? Minani Costazi. Iyi nkuru y'incamugongo wayimenye ryari? Ese wayimenye bigenze ute? Twebwe njyewe narinda ahantu kwa musaza wanjye wo kwa data wacu. Yego. Noneho ngiye kumva numva umuntu arakomereye. Yego. Numvise umuntu akomereye, twamanukanye n'umwana musaza wanjye. Yego. Turaza rero tuhashyitse tuhasanze n'ubundi umugore n'ubundi muramukazi wanjye n'umwana wiwe. Yego. Turabaza tese n'ikibazo cyabaye hano, baratubwira ngo umubyeyi wa hano ngo yarayapfuye. Noneho ndamubwira tese ejo namubonaga ikamembe yashoye igitoki, yapfuye ate? Yego. Basi rero turareba turumirwa, birangiye ubundi rero turigendera. Ese waba wageze aho nyakwigendera yaba ari? Nyine twarebye nyine tubona aho yicaye, yaguye mu gikoni gusa. Turareba, narebye gusa. Ni umufuka w'ibyatsi yari yicayeho. None se umurebye ubona urupfu rwe urabona rwatewe n'iki? Ntabwo narumenya, gusa nuko nabonye ameze nk'uwagagaye, ariko ntabwo nakubwira ngo napfuye urupfu rumeze gutya. Wabonye nta muntu waba wamunize cyangwa se akaba yahawe ibindi bintu wenda? Rero nabonye bisa nk'aho ari nko kumuniga. Nyine niba wamwitegereje wabonye ameze ate?
njye nabonye yicaye nyine ameze nk'uwo banize ariko sinamenya urupfu yapfuye kuko twabimenye nko mu ma saa 3. murakeka ko yishwe nande? Umugabo wiwe. Karata mbibabwira kutume kuba kuko ntari uwino noneho wizanye none izanye noneho rata impamvu aba bantu impamvu inahanga rata bagira amabwa inahanga ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe inango uzuvugisha ukuri ku cyabaye kuko hari umuntu ubu nagihagazeho ari no gifitemo n'uruhare ni ukuvuga ngo nyirizina uyu muvandimwe kugeza amagingaye ibyo bavugaga ngo agwaranga indwara y'umutima ngo ibikiri umutima wamwishe bari kutubeshya kuko nyirizina urugo ntabwo rwari rubanye neza. Undi uvuga umuntu ko rwari ikintu yabyemejwe na muganga. Okay, ahubwo mwebwe nkamwe nk'abayobozi mwaturutse ku ntara mwaturutse mu karere nimukurikirane gahunda y'umuvandimwe kuko umuvandimwe ntabwo abanye n'umugabo none se umugabo niba uwo mugore bagwaraga umutima umugabo yacikiye iki nguko kuri mu muryango tuze duca amakimbirane ndabivuze twakeze Imana Philibert mu byandike kandi no mu rwego rw'igihugu nzabiburana nguko kuri Dede yahoraga mutukamubwira ko azamwica nta munsi n'umwe yamuhaga amahoro ariko muri no minsi bari bameranye nabi kubera inka yagurishije mukuru wanjye amubwira ko atazongera kwahera nta kindi wamuguriye guhera uwo munsi yajyaga kwahera bishatse ko byose ejo nta handi yigeze ajya nubwo kuvuga ngo yagiye Kamembe kumwica kuwe yamwisha amuhora yuko atakundaga kujya kwahera neza muri no minsi Ajyaga ahora bivuga ko azamwica. Dode yahoraga bivuga njye hari umunsi na murumuna we nuko atabivuga ko turi gusoromana intogi ngenda n'abatukana hagati kandi ubu nge nabasiga turi mu murima turi baratongana baguma batongana ngo ni inda ibiki n'ibiki aguma mutukagura cyane ngo azamwica amaherezo si ubwa mbere yabivugaga abantu bose bahagaze hano cyeka ko batabivuga bose bazi ibyiwe nta muntu uhagaze hano kereka nimba atari wo mu mudugudu wa Gikombe na Muhora bose bazi ibyiwe ngo yamwisha muhoye iki baya bamaze iminsi batumvikana kubera inka ye yagurishije akumubwira ati ntago naguma nahirira inka nta kintu wambaye nibyo bintu bari gupfa hanina akumubwira ati njye sinzajya kwahira yajyaga kwahira bishaka buri munsi bahoraga batongana ntago bavuganaga neza n'ejo bundi nari ndi kumutotera ibishyimbo umva bari gusubiranamo ntago bavuganaga neza muri make umugabo yagurishije inka ntiyagira icyo azana mu rugo nuko sinzi ikintu yamusabye nk'abantu babana mu rugo arakimwima yagurishije inka za miliyoni 2 kandi yahiriraga inka cyane abantu bari hano bose barabizi yavaga kwahira saa 2 za nijoro saa 3 avuye mu gihugu nta kintu yamuherezaga muri no minsi abana ntiyabaguriraga imyenda no ikintu bashaka kuba barapfuye hanini ni ibitoki yashara mugatereka njye kugura abana imyenda arangije aramubwira ati ibitoki ntago ugurira abana imyenda we ntuzi kure imyenda uyazana inyenzigira arangije amafaranga ntiyajya kuyagurira abana imyenda abantu bari hano bose barabizi azigurisha miliyoni 2,900,000 noneho umugore aramubwira ati se wanguriye igitenge ku buryo kinye nahoranaga nananza hano nkabwira paparete nkabwira ati papariyete abagore mu rugo ikintu dukorera kugira twemere ko twakoze kari uko abagabo batugurira igitenge cyangwa izo nkweto mukatwambikira n'abana ati koko mu by'ukuri papariye kugira ubashe umugore yahire hafi yahirira inka za miliyoni n'amagana kuko ntumugure n'igitenge ubitegwa n'iki ngo ngewe dodiye ngo mwene nyabagabo ngo sinshobora ngo na rimwe ngo Nyirandayisenga ngahamutunze nk'umutwa ngo ngo nta kintu na kimwe ngomba kumugurira nkamubwira ati koko papariye urankomerekeje bigeze aho ngaho ndi muramukazi we ticyakora ntacyo urakoze ejo bundi rero inka zigurishije mama Mariette aravuga ati ngewe ntago nshobora gusubira mu gihuru ati mu gihe cyose umugabo amafaranga sinzi ahantu ayabika nubwo aba yazigurishije aragenda akayabika simenya aho abitsa hariho ati yarangiza akagenda akora buri kimwe cyose atanambwiye ati nayakoresheje iki ngiki ati namubwira ati se mama Mariette wamubwiye basi ko mufite ibitoki akaguha ibitoki bibiri ukagenda ukabigurisha ukaguramo icyo ukeneye arangije umugabo aravuga ngo nkimuha ngo amafaranga yanjye ngo nawe ugomba gushyira ku mufuka ngo nkanajya neza ngo kuko ngo impera n'imperuka ngo Nyirandayisenga we ngo ntago tuzabana akabisubiramo ngo kandi amaherezo nzakwica yabivuze amaturu menshi usibye ko wenda hari n'abaraha batabivuga ariko buri muntu wese waganiraga na Dodiye nta kindi kiganiro yazanaga ngo Nyirandayisenga ni umutwa ntituzabana ngo abeza ngo barahari ngo barankeneye ngo nzazana umukobwa mwiza kugera n'iyi saha iyi ejo ubwo ngubwo ngewe numvishe ntunguwe cyane no kumva ngo Nyirandayisenga yarayapfuye nta kindi kintu yamuzijije Nyirandayisenga mu rugo yakoraga nk'umugore nta kindi kintu yamuhoye nuko yashoboraga kumubaza ati se
kugira ngo nahirire inka ube wazigurisha ntunyereke amafaranga ikintu amaze ntube wanguriramo n'agatenge impamvu ni iyi ubwo rero nta kindi kintu baba bapfuye kindi n'icyo ngicyo yari yarasinye ko azamwica nyine umugamba ugezeho cyakora namwe muri nk'ubuyobozi Dodiye mu mugenero rumukwiriye nta mahoro dufite da kubera iki kubera yuko twahuye n'ibibazo nyine dusanga umuntu yapfuye ntitwamenye n'igihe yapfiriye mutubwire ayo nkuru mwabimenye ryari saa yine mwamenye inkuru imeze gute rero twamenye inkuru yuko umubyeyi yapfuye ariko umugabo ntibamubona abo bantu se ntibaba bicanyira hicanye nyine ubwo hari n'undi wishe hari undi wagiye kwica umubyeyi yasibye bo bari kumwe mu rugo bari basanzwe se bafitanye amakimbirane ntayo bari baherutse da byari biherutse kera ntabwo byari biherutse pe si agahinda gakomeye ni agahinda ubwo ngubu murabona tumerewe neza se mukimara kumva iyo nkuru y'incamugongo mwakoze iki twahise kuduhura tujya kureba mwasanze yamaze kwitaba Imana twasanze yanahoze iki kibazo yazanye ibintu mu mazuru by'ibigafu byinshi iki kibazo cy'amakimbirane ashobora kuba yavamo urupfu urakuze ibi bintu byahozeho ikintu ntabyo twari duherutse kandi nkambyumva kuri radiyo ahandi ariko inaha ngaha ntabyigeze bibaho ubu umugabo ari he umugabo kumvishije amakuru ko bamufatiye mu Bugarama ubwo niwe bamwishe byanze bamufatiye mu Bugarama aya makimbirane nk'umuntu ukuze ubona yakemuka gute gusa nabibona gute abantu bari umuntu yapfuye undi ari muzima ubona ndi kuvuga amakimbirane yo mu ngo mu ngo se ko ibyo bibaho nyine umuntu yajya kuvuga ngo umuntu abana n'undi batavuga icyifuzo cyanyu rero nk'abaturage ni ikihe icyifuzo cyacu ni ubwumvikane mu rugo uriya mugabo mubona bamuciriye nk'urubanza ku mugaragaro bitababera isomo byatubera isomo abantu bose twese byatubera isomo bamucira urubanza akaba yahana David iyi nkuru wayimenye ryari saa yine wamenye ko byagenze gute turimo hano ku muhanda baravuga ati tugiye ngo yishe umugore tukimara kuhagera rero twasanze uko umugore yapfuye ari mu gikoni noneho rero tubanza bateka banajyayo nta buyobozi burahagera noneho tugerayo bigezeho kuko dusanga nyine yapfuye bari basanzwe bafitanye amakimbirane byari bimeze bite amakuru yabo wari ufite yarayana nyine wasangaga nyine bafite ibintu by'imitungo binini cyane mwari mwajyaga mubunga se bajyaga babunga ariko n'urubanza bajyaga baza bakarubakizanya muze aya makimbirane akomeje kumara ingo za hato na hato ubona umuti wa yaraye ari uwo hato ukabona umuntu yishe undi umugore yishe umugabo ni amakimbirane nyine aba yisanzwe nyine ari mu ngo nyine kutagira ubwumvikane mu ngo zabo nyine wowe ubona byakemuka gute umuti w'amakimbirane ubona ari uwo umuti wabyo ni uko nyine bagomba kumvikana nyine inkuru nayimenye saa yine bakubwiye iki cyangwa wabonye iki nabonye batubwiye ngo abana ba Dodiye batatse kuko ngo Dodiye yari arwana n'umugore noneho ubwo ariko abana bavuga kuko ngo Dodiye yishe umugore ubwo natwe twirukanze tujya kureba uko bimeze dusanga koko ari intumbi ihari bari basanzwe bagirana amakimbirane mu bihe byashize bari bayafite bari bafite amakimbirane ndetse atoroshye ubona nyine umugore yarwanya umugabo wenda cyangwa se umugabo nawe avuga ati nanjye ntiwakagombye gukora ku bintu byanjye nyine bitameze neza ariko ubuyobozi bwakunda kuhagera bukareba gahunda zabo uko zimeze bukabasanasana tukabona nta kibazo twabimenye saa yine wari wabimenye noneho batubwira ko nyine byacitse tuza kureba twese noneho nyine duhuza n'abandi nyine namwe abayobozi nibwo nyine mugiye mwabimenye ariko icyo bapfuye ntabwo tukingiye ngewe bari basanzwe bagirana amakimbirane bakunda kugirana amakimbirane mbere ariko bari barumvikanye twabonaga nyine ibintu biri kujya mu buryo ariko
byacitse nyine byacitse. iyi nkuru ntibateye ikibazo nk'abantu mushatse. Twahangayitse kuva mbere hose nyine byari bitaratubaho nyine, mbega nyine byatubabaje, mbega nta mucyavuga. mwewe murifuza iki nk'abaturage? Twifuza ko mwadushingira igiti nyine tukagira urugo rwiza. amakimbirane se mu mukecuru kuko uzibona ari uhe muti wayo? Umuti nyine ni ukudusengera tukumvikana.